Turabasuje inshuti bavandimwe batuye mu mpande zigiye zitandukanye. Twe mureba turi ATAJES. Umuyoboro wacu ni Tuzatabarwa TV. Turagarutse rero kugira ngo tuganire ku nzira eshatu umuntu anyuramo kugira ngo azagire urugo rwiza. Nitwa Jessica, nanjye nitwa Atanazi. Tugiye gutangira dusenga Imana, hanyuma dukomeze izindi gahunda. Uwiteka Imana Nyiringabo, turagushimye, dushimye izina ryawe rikomeye. Uri Imana iturinze, turacyahumeka kubera wowe. Benshi bagiye batambuka bagenda bakavanwa mu mubiri, ariko twebwe turacyahumeka, ntacyo tubarusha. Imbabazi zawe n'ubuntu nibyo bitubeshejeho. Mana Nyiribihe, Uwiteka we, wabayeho abantu batabaye, watubereho imiryango itabaye, watubereye umubyeyi, utubera byose, tubona ineza yawe. Turacyariho, byatwirukashije warabyirukashije, byadutsikamiye urabitsikamira. Turi amina, turi mu buntu bwawe, turi mu butabazi bwawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, kuko tukiriho kubera Imana. Imana ishimwe, dushoboze rero utaza kuba mu ruhande rwacu, ababisha bacu baba baratumize burunguri tukiri bazima, ariko Mana warahabaye, utubera Imana. Ibyo twabonaga yuko bitazashoboka, watubereye Imana, birashoboka. Turagushimiye rero, karibu muri uyu mwanya, aba ari wowe wenyine uwivugira gusa. Twebwe ntabwo ari twe, ahubwo Umwuka Wera aba ari uvuga muri ibi biganiro, biyoborwa n'Umwuka Wera. Ni karibu Umwuka Wera ubane natwe, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, amen. Tubahaye ikaze, nk'uko yabivuze. Uyu ni umugore wanjye, yitwa Jessica nk'uko yabibabwiye. Hanyuma rero kubera yuko nagize amahirwe mbona umugore ufite izina ryiza, riraza rihita rivugurura iryanjye. Kubera ko njyewe nitwa Atanazi, urumva ntabwo ari irisirimu cyane, ariko iyo yishyizeho ka Jessica bihita bibaterebye. Twahise rero twivugira ATAJES. Iyo bitwa ndagije gusa. Ndakubwiza ukuri, iyo ntaza kubona umuntu witwa yenda akazina nk'ako kari we kambayeho, kuko Atanazi ntabwo yari izina risirimutse muri iyi minsi, ariko iyo uhuje na Jessica uhita wumva riterebye. Ibyo rero nabyo mbishimira Imana. Urumva kuvuga ATAJES, iyo duhurije hamwe tukaba ATAJES, ni akantu gasobanutse. Ni amashimwe rero, nabyo mbishimira Imana mu by'ukuri. Tumaze kuba abantu bakuru rero, kuko dufite abana barenze umwe. Urumva rero abantu bamaze kugera muri icyo cyiciro baba bamaze kuba abantu bakuru. Natwe ubu twavuga tuti kera, kuko buriya umuntu wese agira kera he. Natwe dufite kera hacu rero, kandi kera hacu twabonyemo byinshi cyane. Nk'uko amaze kubivuga rero, twifuje kuganira namwe ku nzira eshatu umuntu anyuramo akazagira urugo rwiza. Inzira ya mbere twatekereje ni inzira yitwa gutekereza urugo. Wakwibaza ngo gutekereza urugo umuntu abigeramo ryari? Icyo cyiciro umuntu akigeramo ryari? Icyo cyiciro ni icyiciro mu by'ukuri umuntu ageramo muri cya gihe ageze mu gihe ajya gusatira igihe cyo kuba yakubaka urugo. Ni icyiciro umuntu ageramo bikaba ngombwa yuko atangira muri bya bihe umuntu aba atekereje kuvuga ngo ariko urugo rwanjye nzubaka urugo rumeze gute. Hari igihe kigeramo umuntu agatangira kwibaza, nzubaka urugo rumeze gute? Ese umugore wanjye azaba ari muntu ki? Ibyo ngibyo bitekereza ni muri icyo gihe. Mbega gutekereza urugo rero ni ikintu umuntu agomba gukora byanga byakunda, mbere y'uko akurikizaho indi ntambwe ngiye kubabwira. Gutekereza urugo rero hakorwamo iki? Ni igihe utekereza nyine urugo rwanjye ruzaba rumeze rute? Ese urugo rwanjye ruzaba rwifashe rute? Mu by'ukuri uwo tuzabana ni muntu ki? Aha niho utekereza ku muntu muzabana.
ugashyiraho na prinsipe, ntabwo ari bibi kujya imbere y'Imana ndetse no mu bitekerezo byawe uvuga uti umugore wanjye agomba kuzaba asatya, umugore wanjye agomba kuzaba ameze gutya, ariko ugatekereza ibyo ngibyo uzirikana yuko Imana ariyo iyobora intambwe zacu kandi ariyo iyobora ibitekerezo byacu. Kuko uyu munsi ushobora gutekereza umeze utyo ugashyiraho prinsipe zigera ku 10, ariko ejo Imana ikazaguha uwo utandukanye n'uko watekerezaga. Ikizakubwira yuko umuhawe n'Imana rero ni iki? Ni uko izaguha urukundo. Hazaza ukabona ibyo prinsipe zawe ukabona zinyuranye n'ibyo ubona, ariko kandi wajya kumva ufite urukundo, kumva uramukunze rwose, ufite urukundo nyarwo. Hanyuma wagira amahirwe ukazahuza nanone n'imvugo y'Imana. Hari ubuhamya nanone bw'uko buriya twabanye, twebwe dufite ubuhamya bw'ukuntu twabanye, ukuntu twamenyanye. Ubwo ni ubuhamya burebure twifuza kuzabaha, nabwo tuzabubabwira, tubabwire twamenyanye gute, tubabwire twabanye gute, tubabwire fiyansaye yacu yari imeze ite, tubabwire twahuriye hehe. Abantu baba bafite ubuhamya butandukanye kandi birafasha mu by'ukuri. Hanyuma rero muri iyi nzira yo gutekereza urugo, niho utekereza uwo muzabana, ugatekereza uko agomba kuba ameze, ukabishyira imbere y'Imana ukabisengera. Buriya habayeho igihe gihagije cyo kugira ngo dusengerane twebwe. Namusengeye ntaramubona kandi nawe yatangiye kunsengera atarambona. Siko bimeze. Utatekereza ngo nzaturuka hehe, hahandi uba wibaza ngo umuntu tuzabana azaturuka hehe, ukajya wibaza uti se abari ubu ngubu bari. Hari igihe umuntu ageramo akumva afite amatsiko akomeye cyane y'umuntu bazabana. Aha rero niho utangira umusengera. Ntabwo uzasengera umugore mwaramaze kubana, nta nubwo uzamusengera wamaze kumubona, ahubwo umusengera mbere. Ukavuga uti Imana ujye umurinda, ukajya urambura n'ibiganza werekeza. Hari ukuntu abantu barambura ibiganza. Twasengeraga abo tuzabana tugeze mu mwanya mu materaniro wo gusengera abo tuzabana. Ukajya ugira utya bakatubwira bati mubasabire imigisha kandi mwerekeje ibiganza aho bari. Noneho wowe waba uhazi ukagira utyo ukavuga uti Imana nzi ko yagiye bunaka, nerekejeho ibiganza rwose umuha umugisha. Noneho twebwe abatari bari bataramenya rero iyo ari, utaramenya aho uwo muzabana aherereye, wagiraga gutyo ukagenda uzenguruka ibice byose uvuga uti Imana umuha umugisha ibunaka, ndamusengera rwose murambuyeho ibiganza umuha umugisha. Ukazengurutsa impande zose ukavuga uti wasanga ari ibuna, wasanga ari mu majyepfo, wasanga ari mu majyaruguru, hose ukerekezayo ibiganza. Ibyo nabyo ntacyo bitwaye. Igihe cyo gutekereza urugo rero niho ufata ibihe bihagije byo gusengera uwo muzabana, ukavuga uti Imana umugabo wanjye ahari wo tuzabana umurinde kandi umuhe umutima unoze, umuhe umutima umenetse, azaba ari umuntu ukubaha, wubaha Imana, ni umunezero. Ukavuga uti umugore tuzabana azaba ari umuntu ukubaha, kuko uko yaba asa kose bavandimwe, ariko afite umutima wubaha Imana. Icyo nicyo gikuru. Ikindi kandi ukaba umukunda, ukaba ufite urukundo umukunda. Kandi mu bimenyetso bikomeye bikwereka yuko umuntu muzabana umuhawe n'Imana harimo no kuba umukunda. Umuntu uzaza akaguhanurira akakubwira ngo ziko bijya bibaho, akakubwira ngo Imana ngo yambwiye ngo ni kanaka muzabana, ariko ukabura urukundo mukazarinda mugera kuri finale. Mu by'ukuri ntabwo aba ari Imana. Uwo muzabana iyo habayeho yuko muyoborwa n'imvugo y'Imana, kuko abantu bose ntabwo babana kuko Imana yavuze, ishobora no gukoresha ubundi buryo. Ariko ikimenyetso gikuru kiruta ibindi ni iki? Ni uko niba umaze kwemera, ukemera imvugo y'Imana, ukemera umugambi w'Imana, igikurikiraho ni uko iguha urukundo rwuzuye kandi rwo kumukunda, ukumva uramukunze rwose kandi utagendeye ku byo afite, utagendeye ku byo atunze. Aha rero niho abantu batekereza no ku rubyaro bazagira. Byaba na ngombwa bagatekereza ko aho abana babo baziga. Icyo ni ikindi kindi kuko mushobora kugiporopoza ariko ntikizabe nk'uko mwakigambiriye. Kuko uyu munsi ushobora kubyara umwana wa mbere akiga horoheje, utarabona ubushobozi, ariko abazamukurikira bakazaza Imana yarakoze ibikomeye.
ibyo rero cyo ntabwo ari ikintu gikomeye cyane, iyo mugitekerejeho nabyo ni byiza, ariko ntabwo cyari ikintu gikomeye cyane, ahubwo ugomba kumusengera ugatekereza uwo ari we uko azaba ameze, hanyuma kandi ugafata ibihe nanone byo gutekereza ku rugo rwawe cyane mu gihe utaranabonana nawe. Iyo ni intambwe ya mbere. Iya kabiri, kuko ahangaha muri iyi ntambwe ya mbere niho abantu kenshi bagira gutya, iyo wubatse, iyo ugiye mu rugo watekereje wafashe igihe gihagije cyo kurutekerezaho, ukaba mu gihe gihagije cyo gutekereza ku rugo rwawe, ntabwo uba ku rugo bigutunguye. Ahangaha ntabwo bibukubaho ngo uvuge ngo yaje none yahaheze. Iyo watekereje ku rugo rwawe ntabwo baguheraho, kuko mu gutekereza urugo nyine harimo no kubisengera, kandi mu kubisengera ntabwo uvuga ngo yaraje ameraho, oya, aguhezeho atese kandi warasenze. Ibyo ni ibikwajina ntabwo bijya bibaho mu by'ukuri. Urugo watekerejeho ntabwo urwubaka rugutunguye, uba wararutekerejeho nyine kandi warabipanze. Intambwe ya kabiri rero, inzira ya kabiri ni ugushinga urugo. Aha ni muri cya gihe mwakoze ubukwe. Gushinga urugo ntabwo ari ibintu bikomeye, ni ukuba bishingira kuba waramaze gutekereza kuri rwa rugo nyine, ugatekereza uko igihe cyo gushinga urugo, ukavuga uti tuzakora ubukwe, buzaba bumeze gutya, tuzabutegura gutya. Ikibazo ni uko no gushinga urugo abantu bajya batekereza ko ari ibintu ahari biteye ubwoba umuntu akwiriye, ugasanga niba ateguye ubukwe agiye kwipanika, agiye gushyiramo ibintu birenze ubushobozi bwe, birenze ubwenge bwe. Oya, kuri ibintu bijyanye n'uko ubushobozi bwawe bungana, hanyuma utegura ubukwe bw'umwana wa perezida buraba, n'ubw'umwana wa minisitiri bukaba, n'ubw'umwana wa mwarimu bukaba, n'ubw'umwana w'umuyede bukaba, n'ubw'umwana w'umuhinzi bukaba, n'ubw'umwana w'umukarani bukaba. Kandi byose ni Imana ibikora, kandi bukaba ubukwe rwose. Ikindi nabonye Imana ishyigikira ibintu bijyanye n'ubukwe cyane rwose. Imana ikunda ubukwe cyane, Imana bumeze kose irabushyigikira. Niko bimeze. Mupfa kuba muhuje umutima, mufite urukundo, kandi byose muri byose mwashyize Imana imbere, Imana ishyigikira ubukwe. Natwe ntabwo twagiye dukora ubukwe kuko dufite byinshi, ariko twarabukoze kandi bigenda neza. Uyu munsi dufite imitima ikeye, haba muri sosiyete no ku Mana ndetse no mu miryango. Umuntu aba afite umutima ukeye, uba wumva ubohotse mu by'ukuri. Gushinga urugo ni icyo ngicyo, ni cya gihe mwakoze ubukwe, ni cya gihe mwateye intambwe mugakora ubukwe, burya muba mushinze urugo. Gushinga urugo ho nta bindi birimo byinshi, nta bintu byinshi birimo. Gushinga urugo niho hazamo no kugira intego, mukamenya kubana n'abantu amahoro kuko mwamaze gushinga urugo, kuko muba mwungutse inshuti nshyashya. Iyo ni intambwe ya kabiri yo gushinga urugo. Ni cya gihe mwakoze urugo, cya gihe mutangiye kugira imiryango mishyashya, cya gihe mutangiye guhuza inshuti z'imiryango, cya gihe imiryango yatangiye guhura. Mu by'ukuri mu burya niyo ni intambwe yo gushinga urugo, nayo igomba kuba yarabanje gutekerezwaho. Intambwe ya gatatu ari nayo ya nyuma, ni intambwe yitwa kubaka urugo. Intambwe yitwa kubaka urugo. Ahangaha kubaka urugo ho ni ikintu gikomeye, kuko ntabwo ari ikintu gikozwe rimwe. Natwe imyaka tumaranye ubu ngubu turi mu gihe cyo kubaka urugo. N'ababyeyi bacu babaye bakiriho ni abantu bari kubaka urugo. Namwe mudukurikiye muri abantu bakuze, murimo murubaka urugo. Mwarabyaye, yenda muranabyiruye, abana ni bakuru, mwaranashyingiye, ariko muracyubaka urugo. Kubaka urugo rero ni ubuzima bw'abantu bubatse, kandi ni ubuzima burebure, ubuzima bwose ni ubuzima butarangira, burangira ari uko umuntu yapfuye. Ubu ngubu ni uko hajemo shitani, yabihagurukiye. Shitani mu bintu yanga urugo, kandi yanga kubona abantu babanye neza, kandi reka byange ntiyigeze agira fiyanse.
rero ntafite fiyanse nta mugore ntagira nyirakuru ntagira nyirasenge hanyuma kandi rero yanga urugo kandi afite ubushobozi n'ubuhanga bukomeye cyane mu gusenya ingo. Niyo mpamvu biba bisaba yuko abantu ubuzima bwabo bwo kubaka urugo ruba rushingiye kuri Kristo Yesu. Amina. Kuko iyo mufite Kristo, abantu bafite Kristo shitani ntabwo bashobora, araza akabahungabanya mugahura n'ibikomeye, ariko kuko mufite intego yo kubaka urugo bitari uyu munsi gusa, bitari ejo gusa, mutubaka muteganya. Hari abantu bateganya bubaka bateganya kubana, gutandukana, akavuga batari kubanza tuzatandukana kwa Jenara Yesu. Ibyo ntabwo ari ibintu ibyo ni ibikwajina. Ntabwo mukwiriye kubaka muteganya kuzasenya, mukwiriye kubaka muvuga muti byanga byakunda tuzabana mu bibi tuzabana no mu byiza. None ikibabaje ni ukuntu hari abantu banabirahirira, ariko ejo ukabona umugore arahindutse, ukabona umugabo arahindutse, ukibaza ibyo bintu mwemeye ko shitani abasenyera, mwemeye ko shitani abatera. Ahanini usanga ibintu nk'ibyo bitubakiye kuri Kristo, ntabwo baba bubakiye kuri Kristo. Cyangwa ugasanga umwe muri bo afite Kristo ariko undi ni igihugu, cyangwa bagatangira ubuzima bwabo bafite Kristo Yesu, bayobowe nawe bameze neza, ariko ejo bakazacogora bagasubira inyuma bakabivamo. Ugasanga umwe muri bo baragiye bageze mu bundi buzima runaka, umwe muri bagahinduka rwose, ugasanga bavuye mu buntu bw'Imana. Niho rero ubusambanyi bwinjirira, niho guhezanya ku mitungo byinjirira, niho ibintu utangira uyu munsi abantu babanye bakundanye, ejo ugasanga bigenze gutya. Mu by'ukuri bagiye mu rugo batatekerejeho, byapfiriye muri ziriya ntambwe za mbere. Ntabwo bubatse urugo kuko ntabwo bashingiye batekereje ku rugo, ntabwo bubatse urugo babitekerejeho. Ikindi kandi ubuzima bwabo bwo kubaka urugo ntabwo batekereje ko ari ubuzima buzahoraho igihe cyose bakiriho. Mu kubaka urugo rero habamo ibintu byinshi. Mu kubaka urugo icya mbere habamo kwihanganirana, kuko ni ubuzima buhoraho. Ntabwo uzabona umuntu uri perfect, ntabwo uzabona umugabo uri perfect wujuje ibyo ushaka byose, ntabwo uzabona umugore uri perfect wujuje ibyo ushaka byose. Icy'ingenzi kiruta ibindi ni uko muganira ku kintu kuri buri kimwe, kandi mukagerageza no kubisengera, mugahuza umutima, mukumvana, ukumva mugenzi wawe mu bantu. Haba hagize uwagize intege nke mu kubaka urugo, mukababarirana. Ikindi hakaba ikintu gikomeye gifasha abantu kubaka urugo, ni ukwemera amakosa. Waba wakuye mu ikosa ukaryemera, ukavuga uti inshuti yanjye, mugabo wanjye nakosheje, umugore wanjye, waba uri umugabo ntiwihagarareho. Hari abagabo bihagararaho bazi ngo kwemera ikosa ni intege nke. Kwemera ikosa ni ubutwari, ntabwo ari intege nke. N'umugabo agomba kwemera ikosa igihe wakosheje, ukabwira umugore wawe uti mbabarira. Abana bawe ukababwira uti bana banjye hariya narabakoshereje rwose, mumbabarire. Hari umugabo nzi yagize abana benshi, yarabyaye, ni umugabo ukuze, ni umusaza, ni umubyeyi mwiza cyane, yabyaye abana benshi cyane rwose. Hanyuma hari ukuntu akana kamwe kakoraga ikosa, kakora ikosa bari muri salo, kagahita kiruka kagasohoka kakajya hanze. Kajya hanze, kamara kugera hanze hagahita hinjira kandi. Utwo twana urumva ni inkurikirane, tujye ubona turi mu cyiciro kimwe, buryo utapfa kubatandukanye. Urumva umuntu wabyaye akabyara 7, akabyara 10, akabyara 10 na bangaye. Abagabo noneho hari igihe atadutandukanye. Noneho kakandi kakosheje kasohoka, akandi kakwinjira, agahita agafata akagakubita ati ntasoni, ibintu umaze gukora none uragarutse. Nyuma kaza gusanga ko yakubise atari ko kakosheje. Nyina rero abagore bo baba babazi, kuko abagore buriya biragoye ko yapfa no kwibagirwa n'igihe umwana yavukiye. Akenshi abagore baba bakizi, ariko hari umugabo nabonye ariko haza umugore we ati wa mwana wacu ati harya n'uwakangahera ngo hagira irindi zina yitwa.
ngo hagire indi zina yitwa biba bisekeje mu by'ukuri ngo yavugiye ngo nzi ngo Cadette ryonyine ngo nzi Cadette gusa ngo irinde harya nire ubwo Cadette nyine arizi kuko ari ryo bamwita mu rugo biba bisekeje mu by'ukuri ariko uwo mwana iyo yamaraga kwinjira yahitaga nyina akamubwira ati ariko umukubise umuhora ubusa ntabwo ari we wakosheje yahitaga avuga ati ntabwo ari we se ati yo atumbabarire mwana wanjye akamusaba imbabazi akavuga atumbabarire rwose ati nagize ngo ni kandi atumbabarire rero gusaba imbabazi ni ubutwari abagabo benshi bajya bihagararaho bakanga gusaba imbabazi hari abagore bihagararaho bakanga gusaba imbabazi ariko gusaba imbabazi mu rugo ugasaba imbabazi uwo mubana ni ubutwari igihe abana bakosheje nabo bagasaba imbabazi ni ubutwari ugize amahirwe ukagira abana bagusaba imbabazi mu gihe bakosheje ni ubutwari rwose kuko nta muntu ushobora kubona uri perfect wujuje ubuziranenge 100%. Nta marayika mu bantu baho. Umuntu yagira intege nke, umuntu yakwibeshya yakwibeshya kandi azi ko ibintu yarazi ko ibintu yabikoze neza. Rero mu kubaka urugo harimo ikintu bita kwihanganirana. Icya kabiri hakabamo gusaba imbabazi igihe umuntu yakoze ikosa, kandi icya gatatu hakabamo kwemera ikosa. Ubwo kwemera ikosa no kurisabira imbabazi nyine byose bikaba bizingiye mu guca bugufi. Icya gatatu, hari abantu bajya babana bakagira ikintu cyo kutizerana. Bavandimwe, mutizerana ntaho mwagera. Mutizerana ntacyo mwakora, nta ntambwe mwatera. Kuko iyo utizera mugenzi wawe arasohoka ukavuga uti yagiye mu bagabo. Cyane abantu badafite Kristo Yesu. Hari n'ababikora baba mu madini tukagira ngo bafite Kristo, ariko bafite Kristo ntago bakwiriye kumera gutyo. Dukwiriye kuba turi abantu bizerana. Niba afashe ari kuri telefone, ntabwo kwiriye kuba uri aho ngaho uhagaritse umutima ngo abantu bari kuvugana buriya ngo ni abagabo. Umugabo niba afashe telefone ngo abantu bari kuvugana ni abagore. Ntabwo ibyo bikwiriye bene data ku bantu bizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Uzi ko hari abantu babana umugabo atazi password y'umugore muri telefone cyane, umugore akaba atazi password y'umugabo akoresha muri telefone. Ibyo bintu ni ibikwajina. Mu nyumve neza, ibyo bintu ni abadayimoni, abazimu. None se mucengana, niba uzi neza yuko hari ibintu wiherera ukavuga kuri telefone umugore wawe atakumva, uwo muntu muragana hehe? Niba uzi yuko hari ibintu wihererana ukavuga kuri telefone umugore wawe atumva, muragana hehe ibyo biganiro? Ibyo biganiro uganira n'abantu uwo mubana adakwiriye kumva n'ibiganiro cye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga umugabo ashobora gusohoka mu gitondo, yakwibagirwa telefone, yakwibuka yuko yayibagiriwe ku meza, akagaruka umutima utamurimo, avuga ati ubu bayifashe bagiye kureba. Akabaho ngaho telefone ye nta wayikoraho kuko azi yuko hari aho yajya rugahita rusenyuka. Ibyo bintu ni abadayimoni, ni abazimu, ni ibikwajina. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye ku bantu b'abakristo bagana mu ijuru. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye rwose. Mu kubaka urugo rero ibyo bintu tugomba kubyitaho cyane. Ukamenya ko umuntu mubana ugomba kumubwiza ukuri 100%. Ukamenya ko umuntu mubana ntacyo ugomba kumuhisha. Niwe uzamenya icyakubabaje, niwe uzamenya ko urwaye. Umuryango wa mbere ufite, imiryango yacu ni iy'ingenzi, ni ingirakamaro cyane, bikomeye cyane. Abadukomokaho nabo tuvukana ni ingirakamaro cyane iriya miryango, ariko ntago baruta umugore mubana, ntago baruta abana bawe, kuko umuryango mubana mu rugo ni wo w'ingenzi kuruta abandi bose cyane. Iso na nyoko bazaza nyuma, ejo nurwara iso na nyoko bazaza ari uko umugore wawe yabibabwiye. Inshuti zo ku ruhande ntago zikwiriye kuruta umuryango wawe wo mu rugo. Izo nshuti zizaza ari uko umugore wawe yabibabwiye, abana bawe babibabwiye. Rero umuryango mukuru dufite ni uwo mu rugo, kuko niwo tubana umunsi ku munsi. Nibo batuzi, nibo batwitaho, nibo twitaho. Abo bantu nibo barakomeye cyane kuruta abandi bose babaho. Mu kubaka urugo rero ni ubuzima bwose tukiri mu isi. Niba bamaze gushinga urugo, ubundi urugo ntabwo ari umwambaro umuntu yigera mvuge ngo ariko nanjye ngo reka nzaza n'umugore ndebe we. Ibyo bintu ni ubuswa.
uzane umugore urebe. Ntabwo ari ikote umuntu yigera ngo reka nigere ndebe ko rinkwira, nimbona ritankwira ndikuremo. Ntabwo ari ipantaro wigera ngo nubona itagukwira uyikuremo. Urugo niba winjiye mu rugo, rwinjiremo wararutekerejeho, urwinjiremo wararusengeye, warabifatiye umwanzuro, uvuga uti nshinze urugo, mvuye mu basiribateri, sinkiri wo kurambagiye gutereta abakobwa, sinkiri mu gihe cyo gutereta abagore b'abandi. Ibyo bintu bibe byararangiye, uvuga uti ndi umugabo ndubatse, ngomba kugenda nk'umuntu wubatse, nkavuga nk'umuntu wubatse, abo tubana nabo bakamenya ko nubatse. Uzi ko hari abantu baba bafite akazi ariko sosiyete arimo akaba adashaka ko bamenya ko yubatse. Bibaho cyane. Akaba atabyifuza, atifuza ko akomeze yibera urubyiruko, akomeze yibera urubyiruko, yibera agasore, abakobwa bajya bavugana bazi ko abakobwa bajya bavugana bazi ko ari umusore bavugana nawe. Abazimu bashya, ibyo bintu ni abazimu. Umugore akava aha ngaha yubatse, uretse ko bo yenda kubihisha bigora, ariko hari n'ababihisha bikemera. Akagenda yagera runaka akigira umukobwa rwose, bakazagira ngo ni umukobwa. Abasore bagatangira bakaza bagira ngo ni umukobwa. Ni umugore. Uri umugore warashatse, ntabwo ukiri umukobwa. Ibyo bintu rero bavandimwe, kubaka urugo kandi ni nacyo cyubahiro. Ni nacyo cyubahiro. Abantu bakamenya ko uri umubyeyi, abantu bakamenya ko uri umupapa. Niba utaragize n'ayo mahirwe cyakora kuba umubyeyi, kuko ntabwo abantu bose bagize ayo mahirwe yo kubyara, hari ababitegereje. Ariko abo nabo ni icyubahiro cyo kuba wubatse. Kuba wubatse ni icyubahiro, nshuti yanjye. Nabyo ni ibintu ukwiriye gushimira Imana. Kuba witwa umudamu ni icyubahiro, kuko hari abo mungana baba bakiri abakobwa, hari n'abakuruta bari mu myaka myinshi cyane bakiri abakobwa, kandi abo nabo bafite amashimwe kuko bafite iby'Imana yabakoreye bikomeye cyane. Nibyo ibi bintu iyo umuntu yabikurikije byanga byakunda, ukaba waratekereje ku rugo rwawe igihe gihagije utararugeramo, ugashinga urugo wararutekerejeho, wamara kurushinga ukamenya ko ugeze mu gihe cyo kubaka urugo. Ibyo bintu ntabwo byanga byakunda, Imana ibana nawe. Izo ni intambwe nziza cyane. Kandi bavandimwe, mujye mwirinda kubakira ku mivumo y'ibyaha. Abantu bubakira ku mivumo y'ibyaha biragatsindwa. Mujye muharanira kubana neza, kuko muri iki gihe cyo kubaka urugo, ubwo gutekereza ku rugo bizana na fiyansaye, kuko muri kiriya cyiciro cyo gutekereza ku rugo niho igihe kigera ukajya mu gihe cya fiyansaye. Mukora fiyansaye n'ubundi nabwo muri gutekereza ku rugo. Hariya mu gutekereza ku rugo unyumve neza, uba warabanje gufata igihe gihagije cyo kurutekerezaho wenyine, ukavuga uti biriya nakubwiye nyine, tuzabana nande, azaba ameze ate, se tuzagira abana bangahe. None hari ikindi mugeramo gihuza na kiriya n'ubundi bihura cya fiyansaye. Aha rero muba mugiye gutekereza, n'ubundi muracyari muri cya gihe cyo gutekereza ku rugo, ariko mugeze mu gihe cyo kurutekereza none muri babiri. Niho muhana ibitekerezo, ukavuga uti mu by'ukuri njyewe numvaga nari naratekereje ko twabyara abana 5 cyangwa se twabyara 3. Niho uwo fiyanse wawe nawe guha igitekerezo, akakubwira ati rero njyewe kubera yuko imiryango yanjye navutse turi bakeya cyane, numva nshaka kubyara benshi, tuzagire 6 nibura. Akakubwira ati noneho mugahana ibitekerezo, noneho 6 kuko ari benshi, reka twihangane tugire 5. Ibyo mukabiganiraho mu gihe muzabishobora, kuko mushobora kubitekereza, Imana nayo ikabashyigikira. Ikabashyigikira rwose, bikazagenda nk'uko mwabitekereje. Ariko nibitagenda nk'uko mwabitekereje nabwo, ntimuzashwane ngo mutekereze yuko hacitse igikuba. Nimuhumure, burya Imana irema agakobwa ikaremera n'agakanzu. Niko bimeze. Imana irema agakobwa ikaremera n'agakanzu. Muhumure rero, bizagenda neza. N'agakabutura cyangwa agapantaro cyangwa udusurubeti, kuko impinja mbona zibanza mu dusurubeti akenshi. Ibi bintu nimubikurikiza,
nimubikurikiza bizagenda neza. Babyeyi mugire inama abasore banyu, mubabwire ko badakwiriye guheranwa, badakwiriye kuba mu busongarere ngo bibagirwe gutekereza ku rugo. Abakobwa banyu mubaganirize, bamaze kugera muri kiriya cyiciro, mubabwire yuko bagomba gutangira gutekereza ku rugo. Hanyuma nibamara kubona abo bazabana, mubabwire yuko bakwiriye guhuza ibitekerezo mu gihe cya fiyansaye, kandi bakirinda cyane, bakirinda ibyaha. kuko iyo batangiye gukora ibyaha mbere y'uko bubaka urugo bizana umuvumo. Iyo bageze mu rugo bizana umuvumo, niho usanga akenshi bubakiye nyine. Kandi hari igihe nanone umuntu agira fiyansaye, ejo ugahura n'umusore ukibwira yuko muzabana, mugatangira gukora bya bikwajina, mugatangira gukora ibizira, mugatangira kwinjira mu busambanyi, ejo ugasanga muratandukanye. Urumva umusore ugiye kuzabana nawe muzongera guhura, ugasanga umukobwa atangiranye n'umusore wa mbere, bakoze ibyo byaha, ejo baratandukanye, ahuye n'uwa kabiri, bakoze ibyo byaha baratandukanye. Urumva muzabana uzaba ugiye bimeze gute mu by'ukuri? Urumva bizaba bimeze neza? Ikibazo gikomeye. Mwirinde rero nshuti bavandimwe, mwirinde muri byose. Nimukurikiza izi ntambwe, ndababwiza ukuri bizagenda neza, kandi Imana izabana namwe. Numva rero ikiganiro cyacu twagisubikira ahangaha. Ubutaha tuzaganira ibindi, ubutaha tuzaganira ku bindi. Reka dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana igira neza, naryo rihabwa icyubahiro. Urugo ni umugisha, ni umugisha ukomeye cyane iyo umuntu yagize urugo rwiza. Amina, haleluya, amina. Urugo rwiza ntabwo ari urufite ubutunzi bwa mirenge, ahubwo ni urufite Kristo Yesu. Urugo rwiza ntabwo ari ababa mu ma etaje. Ibyo nabyo ni umugisha, turabishaka, turabikeneye. Ni imwe mu migisha iva mu gakiza k'Imana. Ariko urugo rwiza ni urufite Kristo, rwubakiye Kristo, urugo rufite Kristo. Kuko urugo rufite Kristo rugira amahoro. Aho Kristo ari ntihabura amahoro. Aho Kristo ari haba amahoro. Aho Kristo ari haba ihumure. Kuko aho Kristo ari barahuza, aho Kristo ari baraganira, aho Kristo ari bagera mu bigeragezo bagakomera. Mwuka Wera arabahumuriza, Mwuka Wera arabayobora, Mwuka Wera arabigisha, Mwuka Wera akabasobanurira, Mwuka Wera akabaha ihumure, kandi akabaha gukomera, abaha amahoro atemba nk'uruzi. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Uwiteka Imana Nyiringabo, umuntu wese wumvise iri jambo abashe akomerere mu buntu bwawe, kandi atekereze kuri izi nzira eshatu uko zikwiriye, hanyuma mubigishe mu izina rya Yesu. N'izindi ngo bubatse nabo bakaba bitameze neza, turabasengeye ngo ubahe guhuza, turabasengeye ngo bubake, turabasengeye ngo ubashingire ibendera, turabasengeye ngo ubahe amahoro, turabasengeye ngo ubuntu bwe bwongere kugaruka muri bo, turabasengeye ngo ubagirire ibambe, wirukane shitani wabateye, kandi ubahe gutekereza agira amahoro, ndetse ubahe ubwenge muri byose, kuko urugo rwubakwa n'ubwenge. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye Imana Data, komeza ufasha ababyumvishije mu izina rya Yesu Kristo, ubafashe kumva no kumvira. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe Golgotha. Amen. Amen. Murakoze cyane. Nimwibagirwe gukora subscribe ku batarayikora. Iyo mubikoze muba muduteye inkunga ikomeye cyane. Ndetse mujye muri komenti mutubwire icyo mwumvisemo, ndetse muhereze n'abandi, muhererekanye ikiganiro, muhereze benshi cyane. Ibyo ngibyo biradufasha kandi ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe Yesu abahe umugisha, mugire amahoro. Bye. Murakoze. Bye.